Welcome back to the channel. Amazina yitwa Caroline Joy. Twagarutse mu kiganiro ushobora kuba uhora ubyibaza utarababaze twarabihimye ni ikiganiro twavuze ni ijambo rimwe, ni irindi, utazakora ikosa utarebye kano kavidewo nyine mba nabashyiriyeho. Ni ukuvuga ngo bisaba ko uzajya ureba utu tuvidewo twanjye kugira ngo ujye wirinda amakosa amwe n'amwe dukora mu buzima. Niyo mpamvu ikiganiro twaketse utazakutara. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso bitanu bigaragaza inshuti mbi, inshuti y'indyarya ikwihishemo muri za nshuti wari ufite. Wari wagira inshuti, mwarakuranye, mwariganye, murabana cyangwa se mumaranye igihe kinini umwita ko ari inshuti, wamubwiye amabanga yawe, ibintu byawe byose arabizi, nyuma ukaza gusanga ya nshuti yawe bitaga ko ari inshuti nyanshuti yakugerageza kuva no ku munsi wa mbere mwamenyanye atarigeze agufata nk'inshuti. Wenda yari afite icyo agukurikiranyeho, ariko mu yandi magambo we ku ruhande rwe ntabwo ari inshuti yawe, nawe wamwitaga ko ari inshuti ariko usanga ari inshuti y'indyarya. Bimera gute? Se byigeze bikubaho? Wibishe umeze gute? Niba byarakubaye mumbwire muri comment section, mumbwire ibyo bintu byakubaho. Uyu munsi rero tuje kuganira kugira ngo utazakora n'ikosa wita umuntu ko ari inshuti yawe ugasanga ntabwo ari inshuti yawe, niyo nshuti ikuryarya. Iya mbere, akenshi na kenshi iyo uri kumwe n'iyo nshuti y'indyarya cyangwa se iyo nshuti mbi, ni wowe utangiza ikiganiro. Ahangaha uzisanga nk'urugero naguha nko kuri WhatsApp cyangwa se n'izindi mbuga nkoranyambaga dukoresha. Mwandikiye nka message, wiriwe, hashize iminsi 5 ntabwo agusubije, gusa ko uri gutekereza ko ari inshuti, urongera mwandikiye ntagusubije, agusubije nka nyuma y'iminsi 2 nabwo. Kandi urumva kugira ngo agusubize byasabye ko ugomba kumwandikira. Nta na rimwe urabona yakwandikiye message bwa mbere ngo akwifurize nk'ijoro ryiza cyangwa se agusuhuze. Buri gihe ni wowe utangiza ikiganiro, tujya aha hantu ni wowe ubivuga ngo tugende. Ntashobora mbese nta participation agira mu buzima bwanyu bw'ubushuti mufitanye. Ni wowe buri gihe upanga ibintu, tujya aha, dukora iki, ese bite kutavuga. Buri gihe nyine mbese uhora umeze nkaho uri kumukoresha interview we, nta kintu na kimwe ajya kubaza cyangwa se abe yagira uburyo nawe yatangiza ikiganiro. Ahora ameze nk'ucecetse, nta kintu ashaka kukubwira, ugasanga buri gihe utangiza ikiganiro. Uwo muntu byanga bikunda afite impamvu adashaka kuvuga kandi ari inshuti yawe. Birashoboka se ko inshuti yawe umera nk'uri kuyibaza ibibazo aho kugira ngo muganire? Iya kabiri, bishimira kugukoresha kuruta kuba bishimira ubushuti mufitanye. Wari wagira inshuti ugasanga buri gihe ni wowe ugura cyangwa se ni wowe bahora baka ibintu, nyine waduhaye iki, waduhereje iki, niba ari ukujya ahantu watujyanye aha. Nta na rimwe arumva ko ubushuti bwanyu nyine bwahabwa agaciro kuruta nyine kugukoresha, wadukoreye iki. Mbese nyine ahora kwereka ko nyine ubushuti bwanyu bushingiye kuba nyine hari ikintu wamukoreye, ukabona niba ukimukoreye nibwo agushimiye, nibwo avuga ati ubundi ni wowe inshuti yawe. Niba wari umukoreye nk'ikintu akavuga ati wowe n'ubundi uri inshuti yawe. Ntatekereze ko niba utakimukorera bwa bushuti bwari kuba buhari. Mbese ukabona arishimira cyane kuko ari kugukoresha ibyo bintu, nawe urabikora kuko uri gutekereza ko ari inshuti. Ntujye ubibona ko ari kugukoresha kuko uvariye ubushuti bwanyu mufitanye kurusha ibyo bintu mukorera. Iyo nshuti yawe rero burya iba iri kukuryarya. Iya gatatu, baba bahanganye nawe mu buryo bw'ibanga. Reka dufate urugero nko ku banyeshuri, nibwo nahita mfatiraho byoroshye. Uzarebe nk'iyo ari inshuti yawe ukaba wabonye nk'amanota menshi, tuvuge nk'urugero wabonye nka A grade, we wenda yabonye B ntiyabonye A, ariko hari ukuntu umuntu aguhereza felicitation cyangwa se wakoze neza, ariko ukabona inseko ibyihishe inyuma. Nyine ntabwo ari ya nseko y'umuntu w'inshuti nyanshuti. Tugiye uzakemange. Hari ibindi bintu bishobora kukwereka ko uwo muntu ahanganye nawe mu buryo bw'ibanga, nubwo ubwo buryo bwo kumenya ko muhanganye mu buryo bw'ibanga nanone buragoye cyane kugira ngo ubimenye, kubera ko ni ibintu biba biri mu mutima imbere, biragorana cyane kugira ngo ubibone inyuma. Hari nk'ukuntu tuvuge nko ku rugero nk'inshuti nyine z'abakobwa, hari nk'ukuntu ushobora nko gushyiraho ibintu ku mubiri wawe
kuko wabikunze, wenda ugasanga nta nubwo arakwereka ko ibyo bintu bitari na byiza, ntabwo byakubereye, ugasanga ari kuguca intege, nyuma y'iminsi mike ugasanga bya bintu yagucagaho intege nawe arabifite, yabishyizeho. Nyine icyo ni ikintu kikwereka ko nubwo wenda utapfa kubimenya neza kuko ni uburyo bugoye ubwo ngubwo bwo, ariko ni ikintu kikwereka ko wa muntu ahanganye nawe ariko mu buryo bw'ibanga. Ni gute inshuti yawe yaguca intege ko ibintu wakoresheje bya bintu atabikunze, ejo ukabona yabishyizeho? Ibyo bintu birumvikana se? Ntabwo bishoboka. Iyo nshuti yawe rero uzayikemange, inshuti ishobora kukubwira ngo ibi bintu ni bibi, ariko wowe ugasanga we nawe yabishyizeho, cyangwa bikunda abahanganye nawe mu buryo bw'ibanga. Iya kane, usanga za nshuti zawe izo ngizo z'indyarya usanga bazana ibintu byo gutebya mu bintu byose naho atari ngombwa. Aha ngaha ndavuga nk'urugero, mushobora kuba mwicaye muri nko kuganira mugiye kuvuga ku kintu cyangombwa kiri seriye, wavariye wahaye agaciro kanini, ugasanga ari gutazana ibindi bintu, wabonye runaka ukuntu yari yambaye, wabonye ibiki, ese uriya muntu ameze ate, ugasanga ari kubwira ibintu bidahuye na bya bintu mwari mugiye kuvuga. Nyamara kandi inshuti nyanshuti kugira inama, bya bintu wari ugiye kuyibwira ikagutega amatwi, ariko we ntagutega amatwi. Niba naguteze amatwi, najya no kugusubiza igisubizo azagusubiza igisubizo kiri mu buryo bwo gutebya, usange ntagakubwiye ikintu kiri seriye. Ni wa muntu n'ahantu abona warakaye araza agahita atebya avuga ibintu bidahuye, ugasanga ntabwo akubatse, aho kugira ngo aguhumurize niba wababaye, araza atebya ibintu byose, mbese ntabwo ajya aha agaciro ibintu yakakubwiye, avuga ibyo yiboneye byose. Uwo muntu ni inshuti y'indyarya kuko ntabwo areba icyaguteza imbere, we icyangombwa ni uko yivugira ibyo ashatse, nyine ntabwo akwitayeho. Iya gatanu, izo nshuti z'indyarya, izo wita inshuti nyanshuti kandi ari inshuti z'indyarya, uzasanga ibintu byinshi bakora, ibintu mukorana baba biyerekeje ku nyungu zabo. Tuvuge nk'urugero, mugiye nko gusohoka, wenda tuvuge n'inshuti yawe, uzasanga ari buvuga ati waretse tukajya aha hantu hafi, ugasanga ahantu hafi yakujyanye ni hafi y'iwabo, wenda arashaka kugira ngo aze kugera mu rugo byoroshye bitamugoye kurusha. Nk'urugero, hari ingero nyinshi zihita zikwereka ko wa muntu ibintu byose ari kukwereka ashaka ko bimusatira. Ugasanga ari kuvuga ati dukore iki kintu, wamfashije gukora homework, wamfashije gukora iki kintu, ariko we nta na rimwe uramubona avuga ati reka nanjye ngira icyo nigomwa mpereze ya nshuti yanjye. We ahubwo aba ashaka ko buri gihe wigomwa, ibintu byose bijye mu nyungu ze. Niba ari iki kintu, reka tugikorere iwacu rega ni heza, kandi nawe ufite iwanyu ariko ntajya abona ko iwanyu ari heza, gusa reka tugikorere ahangaha, waretse tukajya aha. Ibintu byose nyine, mbese ubundi buryo mubanye ameze nk'ugutegeka buri gihe, mukora ikintu ashatse. Inshuti y'ikuryarya kuko urumva yarangije kugukoroniza mu mutwe, ntabwo wumva ko nawe hari ikintu wakorera inshuti yawe, kuko buri gihe akora ibintu asa nk'ubyitegekeye mu nyungu ze, wowe ukora ahubwo ibyo akubwira. Ntabwo ari inshuti yawe, ahubwo ubwo yabaye umuyobozi. Rero nyabuneka mujye mumenya gutoranya inshuti nyanshuti. Urayimenya, ni inshuti izakwitaho, ikumenya wababaye, ikakubaka, ikaguha ibitekerezo bizakugiraho, bikuvana bikagera naho bikujyana. Ariko uramutse usanze mu nshuti zawe ibyo bintu bitanu navuze birimo, uzitonde urebe neza, urebe n'iyo nshuti koko muri kumwe cyangwa se ikuryarya. Wakoze gukurikirana aka kavidewo, komeza ukore subscribe kugira ngo ubone utuvidewo nk'utu ngutu niba wadukunze. Niba hari umuntu uzi ufite icyo kibazo cyo kuba afite inshuti y'indyarya ariko atayizi, kandi wowe ukaba wakarebye aka kavidewo ukabona byamufasha, gasharinga ukamwoherereze akarebe. Niba ufite inshuti y'indyarya kandi nawe ukamwoherereza, bishobora kumuhindura, bigatuma ajya mu murongo muzima akaba inshuti nyanshuti. Murakoze, bye bye.